ubu buzima bwo kubaha Imana si ugukandaho, ni ukwemera kuzana ubuzima bwawe ku gicaniro ugapfana nawe ugahinduka musha muri Kristo Yesu. Ariko niba ugushwa n'amagambo gusa, amagambo gusa nta rushi bagukubise, umunsi haje ibikomeye kuruta ibyo uzabyihanganira. Niba covid yaratinze gusa igihe gito gahita wishingira, ubu munsi haje ibikomeye kuruta ibyo uzahamya byeme. Ni ibyiringiro by'umuzuko. Murebe hano mbabwire, imishinga yacu ntizabuza Yesu kugaruka. Inzu wubatse hasigaye cyumweru ngo uyitahemo ntibizabuza Yesu kuza. Hasigaye cyumweru ngo ubyare ntibizabuza Yesu kugaruka. Umushahara wawe ugeze kuri konti ntibizabuza Yesu kugaruka. Uko byari biri mu misi ya Nowa niko bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu. Bararongora gahunda zari zikomeje, umwuzure urabatungura. Bene da impanda izavuga, Yesu ntiyabisubitse, azagaruka kandi azagaruka gahunda zose zikomeje. Dukwiye kugira ibyiringiro byo kugaruka kwe. Yesu ashimwe cyane. Kubo tubanye bwa mbere, nitwa Désiré, ndi mwene so muri Kristo Yesu. Nishimiye kugera hano. Abashumba murabizi ko tubakunda twese. Nishimiye rero guterana nabo. Tugiye gucelebratinga cyangwa se nibyo turimo Pasika. Hanyuma nifuza kubaganiriza amagambo abiri gusa. Ijya mbere ni iki ducelebratinga, icya kabiri ninde ukwiye gucelebratinga. Nibyo gusa. Dusome Abagalatiya 6 umurongo wa 14 wonyene. Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 14. Kwizihiza kwacu turaza kubisangamo. Tiya ibice 6 umurongo wa 14. Reka nsome. Haravuga ngo, ariko ngeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Amen. Ariko ngeweho sinkirata ikindi. Twaje kwirata umusaraba. Hanyuma ninde ukwiye kwizihiza Pasika? Ni umuntu umusaraba ufite icyo wakoze mu mutima we. Wowe niwe ukwiye kwizihiza Pasika. Ni iki twizihiza? Urabona hano mu gihugu twizihiza ibintu byinshi, ariko hari ikintu gikomeye twizihiza. Twizihiza umunsi u Rwanda rubohoka. Hari indirimbo nkunda kandi nzi ko dukunda turi benshi ivuga ngo intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi. Hari abantu rero bayumva kuri radiyo, akayumva kuri radiyo akishima, akumva ni sawa, abandi tuzifite muri telefone zacu. Ariko umuntu wayumvishe kuri radiyo ntasa nk'uwagiye mu rugano, ntasa nk'uwagiye kubohora igihugu muri 91, ntasa nk'uwo barashe amaguru n'amatwi hanyuma kubw'amahirwe akabaho. Bene abo bantu ntabwo bizihiza kimwe. Hari abantu umusaraba bawumvishe kuri radiyo, baraza bararirimba, basanga tubyina barabyina, ariko iyo umusaraba udafite icyo wakoze mu mutima wawe, ntabwo wumva agaciro ko kwizihiza. Ibi bintu twizihiza nyirabyo byaramuhenze, abiduhera ubuntu, ariko byamusabye ikiguzi kandi cy'amaraso. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi, ariko nagira ngo nyuremo ho gato kugira ngo twumve byibuze mu cyumweru cya nyuma, icyo twita icyumweru cy'umubabaro, ni iki twizihiza. Yesu yageze i Yerusalemu iminsi 6 mbere y'uko Pasika iba. Arangije ashikira ku nshuti ye yitwa Lazaro. Yagiraga inshuti yitwa Lazaro, afite bashiki be babiri, Mariya na Marita. Yashimye kuhamara icyo cyumweru ku nshuti zabo kugira ngo basezereho. Niyo yabagaje i Yerusalemu niho yashikira, kuko bari inshuti magara. Kare nahoze ntekereza, bibaye ko Yesu aza kubambwa i Kigali, yaza gusezerera iminsi ye ya nyuma iwanjye. Ubu Yesu turakundana ku kigero iwanjye ariho yasoreza urugendo rwe.
mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ibi ni umuntu ku giti cye. Ukwiye kuba ukunda Imana, bitari ukubyina hano gusa, oya bihinduka ubuzima ubaho, mube muri inshuti magara nawe, mube mufitanye umubano. Urabona Yesu yagiraga abigishwa, yagiraga ikigare cy'abantu 20,000 baje gushaka imigati n'ibitangaza, bakaza bakamwirirwa inyuma, byari sawa, akabaha imigati bagataha. Ariko mu 20,000 yari afitemo 70 ashobora gutuma bakajya kwigisha. Muri 70 yari afitemo 12 basize byose baramukurikira. Muri 12 yari afitemo inshuti ze magara yitabaza byakomeye 3. Muri 3 yari afitemo umwe aba mu gituza cye. Nagira ngo nkwinginge kuri iyi Pasika uve mu kigare, ubu umuntu w'umwihariko mu bwami bw'Imana. Hanyuma Yesu yahageze kuwa gatanu nimugoroba, araraho. Kuwa gatandatu yizihiza isabato mu muco wa Kiyuda bisanzwe. Hanyuma ku cyumweru yinjira i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Abantu bararirimba ngo Hoziyana, hashimuje mu izina ry'Uwiteka. Nagira ngo nkubwire hano uzitonde, niba bakubwira ngo Hoziyana uzamenye ko nyuma y'icumweru bahindura ururimi. Abavuze ngo Hoziyana bakavuga ngo nabambwe, amaraso yazatubeho n'abana bacu. Nyambona mu rusengero yenda nk'umushumba gapfa akitaba Imana, umudamu yasize ntazongere kubona uwumugeraho. Abanyetorero ntibazibuke ko yari afite imfubyi, ntibazabyibuke. Abavuze ngo Hoziyana bikimeze neza, nyuma ya Hoziyana bakavuga ngo nabambwe. Nyamuna mu rusengero abakire dufite ukuntu tubafata tukabaha icubahiro kibakwiriye, ariko iyo bamutereje cyamunara nta n'uwongera kumusuhuza. Abavuze ngo Hoziyana bakavuga ngo nabambwe. Nyamuna iyo umuntu agifite imbaraga ameze neza nta kibazo, ariko iyo ibintu byahindutse ntidukomeza kubana na wa muntu nkaho yaruhiye itorero. Hanyuma yinjiriye Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Akora ikintu gisa no kwiyenza, ahita asenya isoko ry'abatambyi. Yesu yari umwiyahuzi, yabikoze abishaka. Asenya isoko ry'abatambyi n'abavunja. Aravuga ngo inzu ya data niyo gusengeramo. Bene data twaje kwizihiza Pasika, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Niba atarihanganiye isoko riri mu nkuta enye z'urusengero, ntabwo azihanganira ingeso mbi abarokore babitse mu mitima yabo. Niba atarihanganiye isoko risanzwe ryo mu rusengero, ntazihanganira abantu bananiwe guhinduka baraheraho Imana. Rimwe na rimwe iyo tuje mu nsengero nka hano twitwara neza nk'imodoka igeze imbere ya polisi, ihita yigira intagatifu kugira ngo ntiyahoze yiruka. Ariko irenze polisi irongera ikiruka nanone. Iyo tugeze mu rusengero twitwara neza nk'abana b'Imana, ukibagirwa ko nawe uri urusengero inyuma y'urusengero. Mugira imbuto nziza mu banyamahanga, nubwo bavuga nabi babasebya, nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza data wo mu ijuru. Yesu ataha i Betaniya. Mu gitondo aragaruka. Cyakora yarananiwe anashonje, abonye umutini awushakaho imbuto arawuvuma kuko azibuze. Akomeza mu mujyi. Uwo munsi habaye impaka zikomeye hagati ye n'abafarisayo n'abatambyi. Mwumva ko yabasenyeye isoko, impaka zari zihagurutse. Bajya impaka zikomeye. Nimugoroba ataha i Betaniya. Kuwa kabiri aragaruka. Uwo munsi yicara ku musozi wa Elayono, ni naho yakunda gusengera. Noneho abigishwa bamwereka inyubako y'urusengero ukuntu ari nziza n'umujyi. Iyo uri kuri Elayono ureba hakurya ubona nyine akuntu habasa neza. Arangije aho kugira ngo yishime ararira. Wagira ngo Yesu ni umuturage udakunda amashanyarazi. Ugira ngo Yesu ni umuturage udakunda ibintu bisa neza.
ariko we yarababajwe n'iki? Yaravuze ngo Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abashwi ntiwemera, niyo mpamvu abanzi bazakurundira amabuye bakagusenya, nta buye zasigara rigeretse kuri rindi. Kubera iki? Bari baranze kwakira umwami w'amahoro, bari baranze kwakira ubabarira, baramwirengagiza. Arangije ahanura ubuhanuzi bukomeye. Matayo 24 niho tugeze, avuga ibintu bizaba kuri Yerusalemu na Isirayeli kuko banze kwakira Kristo nk'umukiza wabo. Kimwe mu bintu bikomeye yaravuze ngo mwirinde ntihagire ubayobya, mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Niba hari ikintu kigoye muri iki gihugu ni umusemburo. Maze imyaka myinshi itari mike nkijijwe, ariko uko iminsi ishira niko ngenda mbona umusemburo, aho umuntu yihandagaza akavuga ngo ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora ubu n'ibyo tuzakora ubutaha byose byarababariwe. Nushaka usambane, unywa inzoga, ukora ibyo ushaka, ibyaha byose byarababariwe. Ni umusemburo. Niba ubuntu twagiriwe butwemerera gukora ibyaha, ubwo buntu buraciriritse, ni hafi ya ntabwo. Niba ubuntu twakiriye buduha umudendezo wa kamere wo gukora ibyo dushaka, ubwo buntu ntibuva kuri Kristo, kuko ubuntu bwe bwigisha umuntu kureka ibyaha no guhinduka no kugira umutima nk'uwo yari afite. Imisemburo igenda yiyongera aho abantu bafata ubuntu bakabukatishiriza mu irari rya kamere. Yesu arababwira ngo mwirinde hatagira ubayobya. Kuwa gatatu nta kintu yakoze, yiriwe i Betaniya, yari ameze nk'umudamu yatangiye gufatwa n'ibisi, yiriwe aryamye ababaye, ikirere cyo hejuru cyari kimeze nabi. Hanyuma kuwa kane asezera ku nshuti ze, yinjira mu mujyi Yerusalemu. Ageze i Yerusalemu akora igaburo ryera mu cyumba cyo hejuru. Yakoze igaburo, ikintu kibabaje, Bibiliya iravuga ngo Yuda Satani amwinjiramo. Yesu yaravuze ngo uwo turi buhurize amaboko ku mbehe ni wari bungambanire, ngo ahita basigaho yambuka hakurya ku batambyi kumugurisha. Yesu nawe yambuka i Getsemani, n'ahantu ni nk'ikilometero kimwe, ajya gusenga. Ahageze Satani yubatse igicu gikomeye hejuru ye. Yesu yazamura isengesho rikamugarukaho, imitsi iraturika, ahantu hose hava amaraso. Mwibuke ko Imana yari yamuteye umugongo, ariko ijuru ribonye agiye kunanirwa rimwoherereza imbaraga, arakomera, arahaguruka abwira Yuda ngo Yuda we, icyo ukora gikore vuba. Ni nkaho yavuze ngo ubu nabwirizaga Yerusalemu gusa, ariko mu kanya amavi yose arabapfukama, icyo ukora gikore vuba. Barangije baramufata. Iryo joro ryo kuwa kane ryari ribi. Muratekereza ko mu ijoro rimwe bamutwaye mu nkiko eshanu, kwa Ana, kwa Kayafa, kwa Pilato amwohereza kwa Herode amugarura kwa Pilato. Uzi ko ijoro rimwe yakubiswe bakamufungira mu mwobo wa metero 5, bakarara bamumenaho amazi. Hari hakonje, yambaye ubusa bamwambuye umwambaro we. Byari ijoro ribi. Bose bari bamutereranye, na Petero w'inshuti ye magara aramwihakana. Kuri we byari bikomeye, ariko byari ngombwa ko icyo gikomba kinyweraho. Pilato arangije gukaraba, bamwambitse ikamba ry'amahwa. Kariya karere kuko ari akarere kari k'ubutayu, kagira amahwa y'imishubi maremare. Barayinjije agera ku bwonko n'inyundo. Ni ikamba ry'amahwa niryo yari ingata yikoreza umusaraba. Mwibuke ko Yesaya yari yarahanuwe aravuga ngo Yesu azaba nk'ikijegijegi, debile. Mwibuke ko umuntu mukuru agira amaraso litiro nk'eshanu muri we. Yesu yavuye amaraso litiro 3 n'igice. Bamwikoreje umusaraba upima ibiro hafi 100. Yagomba kugendera ibirometero hafi 3. Ntabwo yari abishoboye kuko amaraso yari yamushizemwo, agenda agwa kubera isereri n'amahwa yamwinjiyemo.
Abaroma bagiraga inkoni zifite imikoba 7, hano ku mutwe hari koroshe. Baramukubitaga inyama zikaza, arazamuka agenda agwa. Cyakora Simoni wari Mataya amwikoreza umusaraba, ageze igorogota bamubambisha ferabeto ya 12. Ibyo mvuga biri scientifique, zirashahari barazibitse. Hanyuma niyo mpamvu birivuga ngo azaza n'inkovu zikihari. Namwe mutekeza ahantu hinjiye ferabeto ya 12 kandi y'igiheri idasenye neza. Baramubamba, nta kantu na kamwe ari mutekereze ko umusore w'imyaka 30 yabambwe ku musaraba yambaye ubusa nk'uko yavutse, nyina yamubyaye ahahagaze, nyina adafite icyo abikoraho. Bisohoza ubuhanuzi bwa Simeyoni igihe Yesu yari yavutse, yaravuze ngo mugore uyu mwana ukikiye azaba ikimenyetso kigigwa impaka, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Ubwo yabonaga umuhungu we ababaye kuri ico kigero adafite icyo abikoraho, inkota yahuranyije umutima. Ibyo nibyo twaje kwizihiza. Mutekereze ko izuba yaremye ryatinye kurebana nawe yambaye ubusa, gifuka mu maso. Habubwira kabiri amasaha 3. Abaroma bari abagome nako n'abatambyi. Uziko ngo bihutaga ngo bajye mu isabato, baza kuvuna amaguru y'ibisambo. Tekeza umuntu wamubambye umuvunya n'amaguru ngo ujye mu isabato. Ngo bageze kuri Yesu ngo basanga yarangije, baravuga ati twebwe nibyo twize kubabaza. Bamutera icumu mu rubavu. Hanyuma igihe yari ku musaraba, umwenda ukinza hera wacitsemo 2. Akoko sinagasiga, reka nkababwira. Mwari muzi impamvu uriya mwenda wacitsemo 2? Nuko kuva binjira mu gihugu cy'isezerano Abisirayeli, Imana yababwiye ko bari mu butayu bakora ihema bagashiramo isanduku. Iyo sanduku yarimwo ibintu 3: amategeko, manu n'inkoni yarabije. Isanduku yari isobanuye kubaho kw'Imana, icubahiro cyayo n'ibindi byose bihagarariye ubumana. Igihe bajyaga mu bunyage bw'imyaka 70, ntabwo bazi Yeremiya aho yahishe isanduku. Ntibazi niba yarayijyanye muri Egiputa cyangwa yarahishe mu buvumo. Kuva ico gihe kugera uyu munsi ntibongeye kuyibona. Ariko bubatse urusengero rwa kabiri bavuye mu bunyage bw'imyaka 70, bakomeza gushiraho umwenda ukinza hera, bakomeza gutamba ibitambo, kandi isanduku ntayihari. Niyo mpamvu ngo abasaza ngo babonye urusengero bararira, ngo abajene bo barabyina. Noneho ngo abantu baturanye na Isirayeli bananirwa gutandukanya ibyishimo n'umubabaro. Abasaza barizwa niki? Nuko nta sanduku yari muri urwo rusengero, rwari rwiza rutagira isanduku. Abajene bo nta kindi bari bazi, barabyina gusa. Erega abantu baje vuba bagasanga itorero tudafite ububyutse, bazi ngo niko byahoze. Siko byahoze. Ibihe byiza byigeze kuba bihari. Muri 87 nkizwa, niho nakiriye Yesu, nabonye aho korari ririmba aba bana n'ubumuga bagakira. Nabonye abantu baza mu kibanza c'urusengero bakahasanga imbaraga z'ubumana zikabakubita hasi, nta mwigisha yigishije. Ibihe byiza byigeze kuba bihari kugeza ubwo abantu 80% mu rusengero bari buzuye umwuka wera. None bigeze igihe umuntu avuga nko mu ndimi bakamureba nk'aho wagira ngo akoze ikosa, kandi turi itorero ry'umwuka. Abajene baje ubu bagira ngo niko byahoze. Kimwe mu bintu nifuza kuzabona mbere y'uko mpfa nukubona ububyutse bw'itorero. Nifuza kuzongera kubona abantu bafite urukundo. Nifuza kuzabona umubiri wa Kristo turi umwe, nta mipaka y'amadini. Ibyo bihe Imana izongera kubigarura yabisezeranye mu Rwanda, azasuka ububyutse bumuteguriza kugaruka. Icampa bikazaba nkihari nkabirebesha amaso, kuko iyo urebye intambara tugwana ni intambara zitari ngombwa. Nizitari ngombwa, nizigaragaza ko nta bubyutse buhari gusa. Hanyuma barangije baramushingura,
bamutije imva. Nikodemu atanga ibiro 50 bya parufe bayimushiraho kugira ngo adahita abora, bamushira mu mvu. Abaroma barabagome. Mwari muzi ko bafashe ibuye ripima tone 2,500 bakarigereka hejuru y'imva ye ngo atazazuka, bakarihomesha kaburimbo yizewe, bashiraho abasirikare batoranyijwe ngo atazazuka. Baruhijwe n'ubusa kabisa. Bibiliya iravuga ngo kare kare mu gitondo. Nako twari tugeze kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu n'umunsi wa silence, nta kintu kihavugwa, ariko Yesu ntabwo yaracecetse. Yamanutse ikuzimu abwiriza abari ubutumwa bwiza kuva kuri Abeli. Ubundi ikuzimu hari hagabanyijemo kabiri. Hari igice c'abera n'igice c'abapagani. Noneho aho hombi Satani yarahageraga akabacunaguza. Muzi ko Samweli n'umupfumu wa Endori yaramuzuye. Hanyuma Yesu aramanuka arababwira ngo umwe mwahanura ninge, ababwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ku cyumweru mu gitondo marayika aramanuka akuraho igitare, namwe mutekeze igitare cyamanuye marayika mu ijuru acicaraho. Yesu arazuka ahura na Mariya. Mariya yakunda Yesu kugeza ubwo aza gusiga umurambo. Hari umuntu yavuze akantu gakomeye hano numvishe mfashijwe. Yavuze ngo nubona umuntu ukunda itorero uzamenya ko afite umutima w'Imana. Aha ni Burundi nakuriye, abantu duturanye bari bafite indaro y'abazimu. Imbere yuko bajya babanza kujyana ibiryo mu ndaro y'abazimu, iyo bashaka kwenga ibitoki babanza gutwara imineke ya mbere. Noneho rimwe turi abana dushuka umwana turamubwira ngo nagenda azana iseri ry'imineke bashizeyo. Abazimu baramwesura bamukubita hasi. Nabitekereje vuba ndavuga ntariko niba ahantu bahashinga umuko bakahatura Satani akahatura, ahantu tweguriye Imana hasa neza gutya, Imana izareka kuhaba. Maze kurara mu mahoteli meza, ariko sindabona ihoteli bakoreramo igaburo ryera. Nyamara tuhakorera igaburo ryera tukasabanira n'umwana. Dawidi yasobanukiwe agaciro k'urusengero avuga ngo icyampa nkaba umuzamu w'urusengero, ngo ngahagarara ku marembo y'inzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo arazuka. Mariya Yesu yaramubwiye ngo ntunkoreho ngiye kubanza kubageza kwa data. Bakoze akantu keza we. Uziko bakoze akadefire mu mujyi Yerusalemu kugira ngo batazabyitiranya, bitazitwa amagambo. Ngo abazutse ngo babonekera benshi mu mujyi barabamenya. Yesu arangije abageza kwa data. Ijuru ryose rirahaguruka gufelicita umuntu uzanye iminyago. Bamurebye basanga ni intoboro yego, ariko yaratabarukanye iminyago kuva kuri Abeli. Imana ngo ushaka ikintu yamuha irakibura. Ikuzimu yaravuyeyo, isi yarayicunguye, ijuru ryarige. Ngo irangije ngo ushaka ikintu yamuha iravuga ngo reka muhe izina. Ni umwami w'abami, ni umutware w'abatware. Nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo usibye izina rya Yesu. Muri iryo zina niho hahishemwo imigisha yacu yose. Ibyo nibyo twizihiza. Ninde ukwiriye kubyizihiza? Nashaka kuvuga ibintu birindwi gato vuba vuba. Icyambere ni umuntu yabimenye, ni umuntu yabihishuriwe. Ibi bintu turimwo ni ibintu twahishuriwe. Paulo yavuze ngo ushobora nahawe n'umwami kumenya, nisho nababwiye nanjye. Iyo umuntu si ubumenyi bwo mu ishure, ni umwuka wera murika mu mutima w'umuntu, ukagira agahinda gatera kwihana kuticuzwa, ukamenya ko uri umunyabyaha, ubuzima bwawe ukabuha Yesu. Uwo muntu ni ukwiye gucelebratinga. Ni umuntu yabimenye, yabihishuriwe. Ntimureba ko abagabo b'Abanyafrika tuzi kumetiriza amarangamutima yacu. Umugabo w'Umunyafrika nubwo wamukubita ntiyarira, ariko iyo yahishuriwe Kristo amarira avanga n'ibimyira, akibagirwa ko ari umugabo, akaririra mu rusengero kuko yahuye na Yesu. Ese wowe wihanyurira cyangwa wihanye useka? Niba warihanye useka ntaco wigeze uhishurirwa. Icya kabiri ni umuntu yahishwe umurimbuzi. Pasika bayivuze bwa mbere muri Egiputa. Imana yavuga ngo nibasiga amaraso ku nkomanizo, n'uruhamo rw'umuryango bawuririyemo.
mbibutse ko muri Egiputa umuntu wese yisigiye amaraso ku muryango. Ejo bundi impanda nivuga Imana izahamagara abantu mu mazina yabo, ntabwo bazahamagara ama institution n'amadini dusengeramo, bazahamagara umuntu yamenye Kristo ku giti cye. Ese waba wumva warahishwe? Umutima uguhamiriza neza ko wakijijwe ukaba warahishwe? Umwisirayeli yaratuye muri Egiputa, hanyuma umurimbuzi akaza akica abana b'imfura, wakagira amahirwe yo kurokoka, ashobora gucelebratinga bigakunda. Yabazi ico avuga, yabazi kurokoka ico bivuze. Abantu bavutse ubwa kabiri bakarokoka urupfu n'irimbukiro, bashobora kwishimira Pasika kuko bazi ico Yesu yabakoreye. Ibihembo by'ibyaha n'urupfu, impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Nariho ndashaka urugero nabaha, ndarubonye. Kera hakiri igihano c'urupfu mu Rwanda, ubu bagikuyeho. Mu ndebere umuntu bakatiye igihano c'urupfu bakamubwira ngo ejo tuzakumanika, akarara muri kasho ahinda umushitsi azi ko ejo bazamumanika. Uyu muntu wamugabira inzu agaseka, wategura neza ku meza akishima. Noneho mumurebe bamusohoye bakamubwira ngo sohoka, bamuhamagaye mu mazina yombi, akabazi ko aribwo bwa nyuma arebye izuba. Yagera hanze bakamubwira ngo ntugipfuye, bakubabariye, tahi iwawe. Yakwishima ate? Ubuse niko twishimye? Twari twarakatiwe, Yesu aritambika, apfuvu twagomba kuzapfa. Niyo mpamvu dukwiye guserebra. Haserebra umuntu yarokotse, yakize urupfu, akarukira, abazi ico Yesu yakoze. Icya gatatu ni umuntu yemeye gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Gukizwa ni ugutsindishirizwa, nta ruhare ubigiramo. Ariko hirya yo gukizwa, Yesu adusaba guhora dupfana nawe ku ngeso buri gihe, guhora ubamba ingeso za kamere ku musaraba. Muri imbuto z'umwuka ni ikinyuranyo cya kamere yacu. Iyo ukunda umwanzi wawe, wishima nta gishimishije kihari, ubabarira abaguhemukiye, wihanganira ibigeragezo, ugahinduka umukristo mwiza. Niba hari ikintu kigoye kubona ubu, ni umuntu yera imbuto. Kubera iki? Abantu ntabwo bemera gupfana nawe no kuzukana nawe, ahubwo bajya kwikuzaho imikasiro n'imikoshi n'akarande. Ubu buzima bwo kubaha Imana si ugukandaho, ni ukwemera kuzana ubuzima bwawe ku gicaniro, ugapfana nawe, ugahinduka musha muri Kristo Yesu. Icya kane ni ukuba umuhamya. Mu Kigiriki bavuze umuhamya baba bavuze amagambo atatu. Baba bavuze kuri temwe wo kirere, wabihagazeho, byabaye uhari. Hari abantu iby'urupfu rw'umwami babizi neza ko Yesu afite icyo yakoze mu buzima bwabo, babihamya bakavuga ngo nagiraga inyota y'inzoga, Yesu yarayinkijije. Nagiraga irari ry'ubusambanyi, Yesu arambohora. Nari mfite umuntu nananiwe kubabarira, Yesu ampa imbabazi. Nabatemwe wo kirere. Hanyuma icya kabiri ni ukubaho ubwo buzima. Icya gatatu ni ukuba ushobora gupfira ibyo uhamya. Maze iminsi nkurikirana amakuru y'imitwe y'iterabwoba. Hari ukuntu binjira nka hano iriya mitwe ya Kisilamu, bakavuga ati tubahaye amahirwe, abashaka kuba abasilamu mu gihe hariya, abashaka kuba abakristo namwe mu gihe hariya tubice. Imana izatubabarire ntibinjire hano, twahita tumenya abasilamu twasenganaga, twahita tumenya abasilamu twasangira igaburo ryera. Ariko niba ugushwa n'amagambo gusa, amagambo gusa nta rushi bagukubise, umunsi haje ibikomeye kuruta ibyo uzabyihanganira. Niba covid yaratinze gusa igihe gito ugahita wishingira, ubu munsi haje ibikomeye kuruta ibyo uzahamya byemeye. Muzi ikibazo dufite hano mu karere k'ibiyaga bigari ni ikibazo ni iki? Nuko iby'Imana tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko bitahinduye imitima yacu. Tubizi kubiririmba no kubyigisha, ariko irebye ubuzima tubaho kuva ku wa mbere ntibirimo. Ukwiye kuba umuhamya. Icya gatanu ni imbaraga z'umuzuko zikorera mu itorero. Hari ukuntu ndeba ukuntu abakristo batinya uburozi. Ipusi yavuga ngo barandangije. Ipusi uragira ngo ivuge gute? Niko ivuga nyine. Igihunyira cavuga ukarara udasinziriye. Wasanga ikibabi ku muryango ubwoba bukakwica. Ariko uzi imbaraga zikorera mu bizera. Tuzagicisha ntaco kizadutwara na hato. Tuzarambika ibiganza ku bagwaye bakire. Tuzafata inzoka. Imbaraga z'umuzuko zirashakorera mu itorero.
mu misiyoni imwe yaduhaye ubuhamya, bagiye kubwiriza ahantu hari abapfumu. Umupfumu aramubwira ati ibintu wiri kuvuga ngiye kukwereka imbaraga zindimo nawe uranyereka izawe. Akuramo impeta, umupfumu ayijugunya mu kirere, irahinda nk'indege, ivumbi riratumuka. Avuga ati izi nizo mbaraga zindimo nawe nyereka izawe. Nkiraho rahiriye abari wo kutari kwiruka. Pastor nawe arangije avuga ati wabirangije nkwereke nange izange. Avuga ati narangije nyereka izawe. Atangira kuririmba n'umwami n'umwami yarazutse mu bapfuye n'umwami. Imbaraga zimurimo zikubita umupfumu hasi. Arakomeza aririmba ngo n'umwami, abadayimoni bamusohokamo, aramusengera, nawe yahindutse pasiteri. Mu itorero harimo imbaraga. Ico tuzakinga mu isi no mu ijuru bazagikinga, ico tuzakingura mu ijuru bazagikingure. Itorero ryahawe ubutware. Imishinga yanyu muyishoramwe amafaranga, nyiri umushinga yawushoyemwe amaraso. Itorero araryubaha. Inteko y'abanyamasengesho yapfukamye igasenga, bashobora kuvuguriza ibyemezo byawe ni yateranye. Uzabaze Petero yafashwe arayari bupfe. Abitorero bagiye mu cumba baravuga ngo turavyanze Petero ntapfu. Mareka aramubwira ngo Pete ambara imyenda unkurikira bera bavyanze. Twahawe ubutware, twahawe ubushobozi, nitwizera amagambo ye nkuko yatubwiye. Imbaraga z'umuzuko ziracakorera mu bera. Icya gatandatu ni ugutandukana n'isi. Paulo yavuze ngo iby'isi bindeba bibambye munanye nkabibona bibambye. Niba hari ikintu ntinya nuko isi izicira abantu benshi mu itorero kandi bavuga ko bavuye mu isi. Kugenda mu bwato kugenda mu nyanja uri mu bwato ni umunyenga, ariko iyo amazi aje mu bwato burarohama. Kugenda mu isi ukijijwe biranejeje, ariko iyo isi ije mu murokore gukunda isi bikaza muri we, ashobora kwicwa n'isi kandi ari mu itorero. Abisirayeli bishwe na Egiputa kandi baravuye muri Egiputa. Bibiliya iravuga ngo ntimugakunde isi n'ibiri mu isi. Isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko abakora iby'Imana ikunda bazahoraho iteka ryose. Muzi impamvu Imana rimwe na rimwe idutinza kubiduha, nuko ibanza kutwubakamwo imbaraga zizatuma dutegeka amafaranga ntadutegeke, tukayakoresha mu bwami bw'Imana. Uziko umugabo umwe yari inshuti yanjye, hanyuma abona amafaranga, avuga ati Désiré nabonye amafaranga ngiye guhaha. Ndamuherekeza muri nakumati hariya. Uzi ikintu cya mbere yaguze sererake baha abantu. Avuga ati sererake izina y'inyweye. Ibaza umugabo yaguze sererake. Ariko nta n'uwaturenganya, dufite ibirarane by'inzara. Iyo ubonye ibijya ibirarane birahaguruka. Ubu hari abantu bafite ibirarane byo kubahwa, bafite ibirarane byo guhabwa agaciro, bafite ibirarane. None so niba utangiye kunanirana bitarabana byinshi, umunsi Imana yakugejeje ku rwego mpuzamahanga bizagenda bite? Dukwiye kwemera Yesu akinjira mu buzima bwacu, akaduha ubutware bwo gutegeka isi. Hanyuma icya karindwi ni ibyiringiro by'umuzuko. Niho nsoreje. Ni ibyiringiro by'umuzuko. Murebe hano mbabwire, imishinga yacu ntizabuza Yesu kugaruka. Inzu wubatse hasigaye cyumweru ngo uyitahemo, ntibizabuza Yesu kuza. Hasigaye cyumweru ngo ubyare, ntibizabuza Yesu kugaruka. Umushahara wawe ugeze kuri konti, ntibizabuza Yesu kugaruka. Uko byari biri mu misi ya Nowa niko bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu. Bararongora, gahunda zari zikomeje, umwuzure urabatungura. Beneda impanda izavuga. Yesu ntiyabisubitse, azagaruka. Kandi azagaruka gahunda zose zikomeje. Dukwiye kugira ibyiringiro byo kugaruka kwe. Twunamisha amaso dusenge. Nashoje. Umva nkubwire impano nziza waha Yesu ukaba umunejeje kuri iyi Pasika, nuko umuha umutima wawe, mukavugurura amasezerano cyangwa mukagirana igihango kivuye mu maraso ye. Yaravuze ngo na amaraso y'isezerano, mukongera mugasezerana, ukavuga ati mwami narakugoye, byagiye bicikamwo, byarananiye, ariko ndashaka kukwakira nk'umwami n'umukiza, ubuzima bwanjye bugahinduka. Ninde muntu yumva ashaka kugirana igihango na Yesu kuri iyi Pasika, akavuga ati uyu munsi ndashaka kuguha impano y'ubuzima bwanjye, ubuyobore, uzamura ikiganza. Ndinginga aposo
aze adufashe gusenga. Haguruka ntacyo bitwaye. Ibi ni iby'umuntu ku giti cye. Haguruka ugirane igihango na Yesu, umubwire ngo Mwami, nguhaye ubuzima bwanjye, mbabarira ibyaha nakoze, mpa imbaraga, umutima urabikunze ariko mpa imbaraga mbikore. Imana yiteguye kugufasha no kubana nawe, kandi ubuntu bw'Imana buzaba ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Reka dufashe gusenga.